Muraho nshuti za MK Family TV tubahaye ikaze mwese aho muherereye atandukanye turabakunda. Turashima Imana ikomeje kuturinda twaba turi bazima nishimwe rikomeye cyane. Hagati aho ngaho nifuje ko twarebera hamwe mu minota mike ishoboka hejuru y'ihohoterwa. Ihohoterwa ni iki? Ihohoterwa rikorwa gute? Ihohoterwa murabizi namwe rikorwa mu buryo butandukanye, ahantu hatandukanye. Sibyo nifuje ko twarebera hamwe. Nge nashatse ko twarebera hamwe ingaruka. Wa muntu yamaze guhura n'ihohoterwa agenda ahura n'ingaruka. Izo ngaruka wa muntu azitwaramo gute? Abasha kuzijira gute? Impamvu cyane njyara umuntu nzi wahuye n'ihohoterwa agenda araceceka, arabyihererana, agira igisebe kiragenda kirakura. Uyu munsi afite ubugwayi bitewe n'ihohoterwa yakorewe. Niba uhuye n'ihohoterwa runaka, feri ya mbere ihutire kwa muganga. Kwa muganga bazagufasha, bazaguha ubufasha bw'ibanze ubashe gukira ibisebe byatewe n'iki n'ihohoterwa. Naho nubyihererana ukavuga ati sinshaka kunda bimenya, icyo gihe uri kwihemukira, ejo ingaruka zayo ni uzosiporta ku giti cyawe. Hari umuntu wagiye gucuruza, agezeyo abura papa mu nzira, ati niko na bibi yangu iko kwa nyumba twende ni kupromote ni kubaye yo kitenge, undi nawe ati okay bonye mu customer. Baragenda bagezeyo amukorera ihohoterwa. Amaze guhura n'ihohoterwa uwo mu mama araza araceceka. Biraceceka, sinabibwira umuntu, ntiyajya kwa muganga. Uyu munsi ni indembe bitewe n'iki, yaraje araceceka, ntiyajya kwa muganga. Nawe nshuti yanjye, niba uzi umuntu runaka wahuye n'ihohoterwa, mwegere mubwire ngo ujye kwa muganga, bazagufasha baguhe ubufasha bw'ibanze. Nawe mukobwa wahuye n'ihohoterwa, reka gupfana amasoni ngo umuco wacu batavuga ngo gute na gute. No, jya kwa muganga, hari ababihuguriwe, hari abazagufasha ubashe kurindira ejo hawe hazaza hazabe neza. Twirinde ihohoterwa, twirinde igisa nacyo cyane mu gihe duhuye nabyo. Nitwegere ababihuguriwe, ababyigiye batubwira inama kugira ngo ingaruka ze kuzatubaho ejo hazaza. Naho nitubihisha, tukabihishira abana bacu, tugahishira abaturanyi, ejo za ngaruka ziraza, noneho kwagukira cya kibazo wahuye nacyo bikaba ikibazo. Ariko niwutira kwa muganga bazagufasha kuko babyigiye. Nawe uwo ari we wese wahura n'ihohoterwa, jya kwa muganga, bazakugira inama, bazagufasha ejo hawe habe heza. Murakoze kubana natwe. Nawe ufite indi nama watwungura hejuru y'ihohoterwa, surtout hejuru y'ingaruka, bitwandikira muri comment kugira ngo turusheho kwiga, dusobanukirwa, dutegura ejo hacu hazaza. Murakoze kubana natwe, turabakunda. Bye bye.